reka nongere mbahe ikaze bakunzi b'Umwana TV, mwebwe nshuti z'uru rubuga kandi muryango wacu, muryango mugari, turabakunda tubahoza ku mutima, tubifurize impagarike n'ubugingo. Nimba warakoze subscribe hano ku rubuga rw'Umwana TV, Imana iguhe umugisha kandi utagabanyije. Nimba utarayikora n'umwanya mwiza wo kugira ngo udutere ingabo mu bitugu, turabakunda kandi tubahoza ku mutima. Twishimira ko mubana natwe mu biganiro byacu byose n'amakuru tubategurira kugira ngo mugubwe neza. Uyu munsi ku Mwana TV nk'ibisanzwe tubazanira inkuru nyinshi, ntabwo tujya kure y'abana, ariko kandi tugenda tunamenya ngo ese abana bariho bate, tukazana abahanzi, tukazana ingeri zitandukanye, tukaganira n'abana nyirizina kugira ngo koko dukomeze dusigasire abana bacu, igihugu cyacu, u Rwanda rw'ejo hazaza. Uyu munsi twabazaniye umuhanzi w'umuhanga mu bijyanye no gucuranga akoresheje igikoresho kimwe mu bikoresho bya Kinyarwanda. Burya bajya bavuga ngo nta mugabo wivugira ku icumu ry'undi, niyo mpamvu tugiye kumuha rugari kugira ngo maze abibwire ibintu bigende neza cyane. Murakoze Umwana TV, turabakunda cyane. Nanjye nitwa Nkundiriza Nicolas, nkaba nifuje kuza gutaramana namwe, mwamaye ikaze, murakoze cyane. Turakomeza dutarame muri za mvugo nziza. Tugiye gutarama agati gaturi, hagiye gushya. hagiye gushya. Hatwike, ubwo wenda tuzubaka ahandi ntawamenya. Mbega umwana wagira ngo ni Mariya, mbega umwana wagira ngo ni Mariya, mbega umwana wagira ngo ni Mariya. Uyu niwe uzamuza Marira, uyu niwe mfite ku mutima. Mbega umwana wagira ngo ni Mariya, mbega umwana wagira ngo ni Mariya, mbega umwana wagira ngo ni Mariya. Mbega umwana n'uw'ikinyabupfura, mbega umwana n'uw'ikinyabupfura, uzanyubahira ababyeyi, uzankundira umuryango. My love sweet mutima ngwino be, ngwino be. Afite amaso nk'ay'inyana, afite tayi nk'igisabo, afite ingendo nk'idasanzwe, afite indoro inkora ku mutima, akajwi ke gatuma mpora mukumbura. Mbega umwana wagira ngo ni Mariya. Uzi ko abana bose wagira ngo ni Mariya. Mbega indirimbo y'imva mutima we. Nikora urakarama nawe ndatirwa abahizi, witaba neza, uri imfura y'u Rwanda. Iyi ndirimbo ko numva inyuze umutima kandi ukaba uri muto, aya magambo wayasesenguye ute? Buriya nyine mu buryo bwo kugira ngo umuntu akore ibintu kandi bizumvwa n'abantu, habaho gutegura. Urabyitondera? Si upfunyikira abantu, nyine ukabahereza ibintu bimeze neza. Mbega umwana wagira ngo ni Mariya, mbega umwana. Iyi ndirimbo irengetse. Abantu bagiye bayikunda, bazakomeza banayikunda. Hari indi ufite ihura n'iyi ngiyi? Kora mu nganzo, ibiganiro biraza nyuma. Ndabizi abakunzi b'Umwana TV amaze kuturirimbira
yitwa ngo indirimbo ivuga ngo umwana wagira ngo ni Mariya. Reka mu gihe agishaka indi ndirimbo mbibutse indirimbo ya Nicolas yarariho aturirimbira, indirimbo nziza cyane yimva mutima kabisa. Ntekereza ko tuba twishima kandi namwe aho muri tukabazanira ibyishimo nyine kugira ngo mukomeze mugubwe neza cyane ko igihugu gifite abahanzi burya ngo hari umuziki ibintu byose bigenda neza cyane cyane kabisa. Indirimbo ya imiyoborere myiza umusingi wo kwigira, kwakira no gutanga ibitekerezo by'abaturage no kubaha ijambo, no kubaha ijambo kuri buri wese twikemurira ibibazo by'abaturage no kubaha ijambo kuko akimuhana kazi muri isomwe. Abayobozi bacu batuyoboranye, umukuru w'isibo atuyoboranye, umukuru w'umudugudu atuyoboranye, umukuru w'akagari atuyoboranye, umukuru w'umurenge atuyoboranye, umukuru w'akarere atuyoboranye, byagera ku mukuru w'igihugu byo bikaba akarusho. Guha umugore ijambo n'imiyoborere myiza, kwihesha agaciro n'imiyoborere myiza, gukunda igihugu n'imiyoborere myiza, kurwanya imirire mibi n'imiyoborere myiza, kwihesha agaciro n'imiyoborere myiza. Ubu abanyarwanda twamenye gushishoza, bamwe ni mu myuga abandi ni ubucuruzi. Ubu abanyarwanda twamenye gushishoza, vuge ndata u Rwanda mvuge intore z'u Rwanda, vuge ndata u Rwanda mvuge intwari z'u Rwanda, vuge ndata u Rwanda mvuge intore z'u Rwanda. iyi ndirimbo ko numva isobetse ubuhanga, ndifuza kumenya ahantu igitekerezo cyavuye cy'izi ndirimbo zombi. Imiyoborere myiza kugira ngo nyikore nyine tu ni ukubera ko hari imiyoborere myiza nyine nabonye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda kidukunda cyane, gifite n'abayobozi beza badukunda. Nabonye rero imiyoborere myiza y'indirimbo ni nako yitwa. Yego, nabonye imiyoborere myiza. yinera gukora indirimbo yitwa imiyoborere myiza. Wow. Noneho iriya ndirimbo wabanje ti mbonye Mariya, iyo igitekerezo cyavuye Mariya naje gukundana n'umukobwa nyine nyuma aza gushaka, nyuma rero nayikoze mu buryo bwo kugira ngo nanjye mwereke ko hari undi Mariya nabonye nyine umurenge. Yego. Wenda nagira ngo iyo ndirimbo izagere imugereho, ariko yanamugezeho kuko nanabiteguye yanamugezeho. Aramucyuriye. nuko Nikora uri ukuvuga ngo waramucyuriye rwose, ariko ni kamemo nubwo wenda ifite ayo mateka ariko ni n'igihangano kiryoshye pe. n'igihangano tu. Okay, hanyuma hari izindi ndirimbo ufite Nikora? Mfite indirimbo 3, hari iriya yitwa Mariya. Yego. Imiyoborere myiza yitwa Nzajya nkorera u Rwanda. Nzajya nkorera u Rwanda nayo uraza kuyitunyurizaho, ariko reka tumanze tunagambire utuntu n'utundi. Nikora uri mutoya kandi uje muri iyi nganzo, kuki ariyo wahisemo? Kandi mu ndirimbo umaze kuririmba hari aho wavuze uti twarasobanukiwe bitandukanye, kuki wowe wahisemo kuza mu buhanzi? Nabyisanzemo byisangamo kandi mbikunda. Ndabikunda cyane, none umuzana bikomeza. Reka ubu niyo nganzo uravuga uti rwose ndahagurutse sinteze gusubira inyuma. Yego. Okay, hanyuma se burya hari ukuntu umuhanzi akubwira ati giyewe mfite aho nkomora igihangano cyanjye, komoraho ibihangano bya ninde wigiyeho, ninde mu modo wawe? Ari Garaferi
yaracurangaga iyi ningiri, yego akajya yicuranga ariko akayicuranga nyine ari ibintu biri aho. adakunze nyine cyane, wabonaga ko atabikunze, yarayikubaga asaririmba. Jewe rero nkajya nyifata, yayirambika nkayifata, ndi umwana muto afite imyaka 8, noneho nza kugera igihe ndabikomeza kugeza rero izi saha. Iwanyu ninde wagukomye mu nkokora cyangwa no muri sosiyete muri rusange uvuga ati ibyo urimo mu buryo bwo kutabikunda? Nyine urabona abantu b'abaturanyi akavuga ati ibyo ntabwo ari sawa, ntabwo nyine abantu babikunze, ariko nyuma bagiye babikunda. Nakoze nk'indirimbo nzajya nkorera u Rwanda ya mbere, igeze karitsiye abaturage barabikunda, baravuga ati nzajya nkorera u Rwanda, ariko ntabwo iri muri zimwe wari uririmba. ntabwo yo nayiririmba. Okay, yikozemo abanyarwanda natwe tuyumve kuri Umwana TV. Abana ndabizi ni abantu bakunda kwishima cyane n'ababyeyi babo, kandi tubabwira ngo Imana y'u Rwanda mwese ikomeze bagire neza, ibyo mukora Imana ikomeze yongeremo amavuta. Zamura iyo ndirimbo twumve ibyiza by'u Rwanda. Nzajya nkorera u Rwanda, nzajya nkorera u Rwanda rwatubyaye, nzajya nkorera u Rwanda mu mutekano, nzajya nkorera u Rwanda mu mahoro iwacu, nzajya nkorera u Rwanda mu mutekano, nzajya nkorera u Rwanda. Rubyiruko nimpuze dukorera u Rwanda, imbaraga z'igihugu dukorera u Rwanda, u Rwanda rwacu rwiza, u Rwanda rwatubyaye. Rubyiruko nimpuze dukorera u Rwanda, imbaraga z'igihugu dukorera u Rwanda, u Rwanda rwacu rwiza, u Rwanda rwatubyaye. B'intwari mu mudugudu, b'inyanga mvugayo mu gihugu cyawe, haranira iterambere mu gihugu cyawe, ikintu nifuza ni umutekano n'amahoro iwacu mu mudugudu. Ayiye hayiye ayiye Rwanda nziza, hayiye ayiye Rwanda nziza, mu mutekano nzajya nkorera u Rwanda, mu mahoro iwacu nzajya nkorera u Rwanda, mu mutekano nzajya nkorera u Rwanda. Nzajya nkorera u Rwanda, nzajya nkorera u Rwanda rwatubyaye, nzajya nkorera u Rwanda. Rubyiruko nimpuze dukorera u Rwanda, imbaraga z'igihugu dukorera u Rwanda, u Rwanda rwacu rwiza, u Rwanda rwatubyaye. Apana kwiyoberanya mu gihugu cyawe, apana kwiyoberanya mu mudugudu, haranira iterambere mu gihugu cyawe. B'intwari mu mudugudu, b'inyanga mvugayo mu gihugu cyawe, haranira iterambere mu gihugu cyawe. Ayiye 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 Rwanda we, ayiye ayiye Rwanda we. Ndabizi biri kukunyura aho uri hirya no hino, nimba ukunda Umwana TV ukaba waramaze gukora subscribe ndetse ukanezezwa nuko duhora tubana mu biganiro bitandukanye. Ndabizi hari abahanzi wabonye kera, uyu munsi bakaba barabaye ibyamamare. Uyu munsi turi kumwe n'umusore muto w'uruhanga ruhanganye ubuhanga, kumureba ni ukurarama, ariko mu by'ukuri iyo wumvise uyu murya we uburyo awukaraga ukumva n'ibimuvamo wamugabira. Ndizera ko waguwe neza. Nicola, ni bande bahanzi wumva uvuga uti ndifuza rwose uko bukeye uko bwije kuzagera nko ku rwego nko mu Rwanda? Ndifuza nko kuba nagera ku rwego rwa Bruce Melody. Yego, ku rwego rwa Bruce Melody. Undi King James, Meddy, abahanzi nk'abo. Okay.
aba bahanzi uvuze ako kuma kawe ushobora kukagaragura gutyo ukakagaragura uhindukiza ujya ku ndirimbo zabo birakunda cyane cyane ariko King James. hari wakora mu nganzo koramo twumva wari ukuntu uvuga ngo ukunda umuntu ariko ugasanga binyuranye nuko n'icy'inshuti ziberaho ntabwo zitenguhana na gato nkunda kunyumva ngaho ntega amatwi burya wa mukunzi wanjye abarusha igikundiro mukunda by'ukuri jye nawe turuzuye gusa ngibyo nitabito wabifata nk'ibinini dore n'ejo bundi yabonye bamubera iyo araturika ararira nshuti bigenze nte nkora iki seko numva n'amakosa mfite niki cyamfasha kumuza y'amarira ibintu dore yabigize birebire ibintu dore yabigize birebire ndamuhamagara noneho yaje kwitaba duhuye nonaha nta n'inyinya yanyereka ibintu dore yabigize birebire ibintu dore yabigize birebire. indirimbo y'umuhanzi King James mwarayikunze ino mu Rwanda mwarayikunze n'abari mu mahanga burya hari ugera ikirenge mu cyawe sinzi nimba ijwi ry'Umwana TV iri kugeraho hari ugera ikirenge mu cyawe ejo urarenga agahinguka ni byiza ko umunsi mwabonanye uzibuka ko akuri hafi hanyuma ako gafoto burya nawe agashyize ku mbuga ze byagenda neza. King James ko numva ahubwo se inganzo yagakwiriye guhindurira kuri ako gakoresho ra ko numva wamurushije niko ko numva wamurushije nyine niwe nyiri indirimbo ariko uramurashe pe nikora uri umuhanga kabisa iyi ndirimbo ucuranze ya King James ni indirimbo nzi ko yakunzwe cyane kandi nk'uko wabivuze ni umusitari abimaze n'igihe kitari gito inganzo ye yageze kure ahari ntekereza ko n'uwarayuvutse ukamubaza King James ninde ashobora kumuvuga ariko tugira n'indirimbo za zindi twita ngo za gakondo iwacu mu misango y'ubukwe kuva umuntu araririmba ijwi rimeze nk'ijyanyoye amata y'inka usibye ba King James n'ibihangano byawe hariya aho ntugeraho nta muhanzi waba ufite ku buryo nawe wadukumbuye ndayifite nta kibazo basi iminsi iranze himbaye myinshi n'umutwaro cyangwa ntunyakire ibyo nkutekerezaho ni byinshi ariko kandi ni mu gihe muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urahura koma wibaza byinshi ku nkano ukunda ugasanga ari kure cyane maze ugapima iki kirere ugasanga utagiheza muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge uwabateze neza mbega shenge urahura koma mbega shenge urahura koma. ahangaha nuko nzi ko bijyana iyi ndirimbo ni nziza wampaye inka kuri umuhanga wa mwana we
harya wambwiye ngo imyaka y'amavuko, ntabwo mvuga ibijumba n'ibitoki ya mirima ufite, ndashaka imyaka y'amavuko yawe. y'amavuko. Kwanza wavukiye n'aya mateka tuyabike hakiri kare nta wamenya. Tubwire aho wavukiye, noneho nabyo biba byiza burya abantu bakamenya ati wa muhanzi akomoka hano. Ndabizi hari n'abahita bandika ejo ukazisanga amateka yawe twarayabitse utanabizi, ariko bivugire hano. Navukiye mu kagari ka Karamba, mu murenge wa Murundi, akarere ka Kayonza, intara y'Iburasirazuba. Mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ariko hari ahantu hakomeje kuvuka inganzo, hari ahantu hakomeje kuvuka inganzo. Simbizi, njya mbibona nyine tu. Urabizi ko hari abahanzi benshi, hari abahanzi benshi pe. Okay, icyo nacyo turagitwaye kabisa, ni byiza cyane. None ubu buhanzi bwawe ko buhanganye uhanguka bukiri muto, urashaka kugenda iyihe ngendo? Ndumva nshaka kuba nyine nanjye nabijyamo neza, ngakora indirimbo zanjye nziza. Yego. Ndumva ariko nshaka kugira ngo bigende ku murongo. Mu kanya waririmbye indirimbo y'imiyoborere, kandi sinzi nimba wenda igihugu cyacu n'abantu cyane cyane inzego z'ubuyobozi bwacu bakurikira social media cyane bazayumva, ndetse bagutera ingabo mu bitugu, kuko uri umwe mu bantu numva bari kubaka igihugu mu bundi buryo. Nta hantu na hamwe urayitaramana rwose ngo ubone abantu barizihiwe. Indirimbo yanjye ubwo ndavuga mu rwego rw'ubuyobozi. Rw'ubuyobozi. Nagiye hariya ku murenge wa Kinyinya barimo bawutaha hano i Kigali. Yego. Indirimbo ndayiririmba. Bari gutaha wa murenge mushyashya. Reka ni wowe wataramye? Njye nabataramye. Ariko nkumbuze, oya bazo nkumbuze uko byari bimeze. Abantu barayikunze cyane, noneho ngiye napfuye kujya kuri stage kuririmba. Mbona abantu barayikunze, barabyina, abantu bazajyaho nyine bazayibona. Kuri runo rubuga rwawe? Ku rubuga rwanjye Nicolas TV. Okay. Yego. Turagushyiriraho pinning hano ku Mwana TV, bagiyeho barayibona, twayirambitseho. Okay. Barayikunze cyane, barayibyina, ukagira ngo bari bayizi, kandi nyine yari nshyashya nyine, nibwo nari ndangije kuyikora muri studio. Kumbuza abantu uko byari bimeze. Byagenze neza cyane rwose. Kumbuza abantu uko byari bimeze. Imiyoborere myiza, umusingi wo kwigira, kwakira no gutanga ibitekerezo by'abaturage, no kubaha ijambo kuri buri wese, twikemurira ibibazo by'abaturage, no kubaha ijambo kukakimuhana kazimburizewe. Abayobozi bacu batuyoboranye, umukuru w'isibo atuyoboranye, umukuru w'umudugudu atuyoboranye, umukuru w'akagari atuyoboranye, umukuru w'umurenge atuyoboranye, umukuru w'akarere atuyoboranye, umukuru w'intara atuyoboranye, byagera ku mukuru w'igihugu byo bikaba akarusho. Cyari uburyohe. Imva mutima zawe wumvaga umeze ute? Numvaga nyine ari ibintu byiza. Ubutaha ni imbere ya Perezida wa Repubulika? Burabiza. None siyo nzira, siyo ngendo. Niyo nzira, kandi mu by'ukuri nk'uko nabivuze, urumva ko uri umuhanga. Urumva n'ibyo ngiye nari ndimo gutekereza numvaga bikiri hafi, ariko ibintu wagejeje ku rwego nk'urwo ngurwo, ntekereza ko n'itangazamakuru ryari rihari. Birumvikana rero ko igikorwa watangiye, intambwe yawe ni nziza, komeza uyihamye, kandi n'ukuri ukomerezaho. Ntekereza ko uri muto, nk'uko wavuze King James na Bruce Melody n'abandi bahanzi bakomeye mu Rwanda benshi turabafite,
baba ari abari hano iwacu na mu gihugu n'abari gukorera ubuhanzi bwabo hanze, urabizi ko bose hari aho bahereye. Iyo ugiye gukurikira uko bari bameze uyu munsi bameze neza, nawe rero ukomereza aha, ndatekereza ibintu byose bizajya bigenda neza. Nikora, ndumva twagushimira cyane kabisa, uri umuntu udasanzwe kandi inganzo isobetse ubuhanga, uyikomeze ukomeze unoze rwose. Twebwe hano ku Mwana TV turagushyigikiye kandi turi kumwe nawe, tuzakomeza tugendane, ndatekereza ko bizagenda neza. Murakoze, nanjye Umwana TV murakoze cyane, ndabashimira ko mwantumiye mwaza gukorana ikiganiro namwe, murakoze cyane. Okay, reka tubashimire namwe bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda n'abari mu mahanga, mwese mukomeze mugubwe neza. Ariko nyabona nimba utarakora subscribe kuri runo rubuga, dutera ingabo mu bitugu, tugire aba followers benshi, dukomeze tumenye impano zigiye zitandukanye, namwe tubahe ibyishimo aho muri. Ntabwo mbategetse, murabizi ko gusaba no kwinginga, nibikuva ku mutima udukorere subscribe. Reka mbashimire, nitwa Emmanuel Kanani, ibiganiro by'Umwana TV nakagaruka. Bye.